Iri ni iherezo ry'itsinda Vestine na Dorcas mwakunze muri benshi. Ubu ngubu biri kunugwanugwa ko itsinda Vestine na Dorcas rigiye gusenyuka mu minsi mike mutazongera kubona indirimbo n'imwe yakozwe n'aba bakobwa bari kumwe nka Vestine na Dorcas. Mu minsi yashize nibwo Vestine yagaragaye yarahindutse ubwo yisukishije aho yagiye akora n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye asezerana n'umugabo wo muri Burkina Faso mu itorero bita Grace Room. Urumva ko rero ibintu byagiye bihinduka, ibintu by'umuziki agenda bivamo buhoro buhoro. Ubu ngubu rero yohereje ibaruwa ko bita Irene wabamanagingaga cyangwa se ubamanaginga mu bijyanye n'umuziki, amubwira ati ibyo twakoranye birahagije, ibyo wadukoreye nabyo birahagije, bibaye igihe cyiza cyo gusezera kugira ngo nanjye njye kwiyubaka mu bundi buryo. Bishatse kuvuga iki rero? Hano bishatse kuvuga ko uyu Vestine agiye kuva mu itsinda rya Vestine na Dorcas cyangwa se agiye kujya over management ya Irene, bivuze ko atazongera kumanagingwa na Irene. Ni nabwo hari hashize iminsi uwo bita Irene ari kuburira uwo bita Vestine amubwira ati wasubiye natire ukuntu wari umeze, wareka makeup. Ariko abantu nabo bakavuga bati gute manager amanaginga umuhanzi ku rwego amubwira ngo wikiyogoshesha ngo gira gutya kandi uwo amanaginga afite umugabo. Bakavuga bati se yumvire manager cyangwa se yumvire umugabo. Ikindi murabizi ko uwo bita Idrissa Widraogo ari umugabo ufite amafaranga, umuntu wafashe famille ya Vestine na Dorcas akabakura mu cyaro hari Musanze, yarangiza akabajyana bose i Kigali. Urumva ko ni ibintu byiza, kandi bivugwa ko umuryango wa Idrissa Widraogo, umugabo wa Vestine, umuryango uba muri Sweden. Urumva rero ni abantu bihagazeho, ni abantu bafite ifaranga. Uwo bita Vestine aramutse avuye mu muziki nta kintu byakangiza, ahubwo nibwo buryo bwiza bwo gutangira izindi business zirimo amafaranga, ukareka gukorera ku ma YouTube channel ku tuntu tw'uturirimbo turi aho ngaho twa fake. Ubu ngubu rero niko ibintu bimeze. Aka kanya biri kugaragara neza ko uwo bita Dorcas agiye gusigara mu muziki wenyine. Bivuze ko nta tsinda rya Vestine na Dorcas rizongera kubaho, ahubwo hazajya harabaho uwo bita Dorcas. Situbizi neza ko n'uwo bita Dorcas araguma mu muziki cyangwa se nawe niba ari ibindi bintu azahita ajyamo, ntabwo ibyo tubizi neza. Gusa ikintu kiriho nuko itsinda ryo mugomba kuryibagirwa. Indirimbo bakoze muzivibinge, muzumve, zibajyane mu gakiza. Gusa nimwitege izindi ndirimbo za Vestine na Dorcas. Mwakoze kudukurikirana rero. Iyi ni ya channel yanyu, channel y'abanyarwanda yitwa Mega TV Rwanda. Mbibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho kandi 5 kuri 5. Ubwo utarakora subscribe uzasigara ntumenya amakuru agezweho. Ciao, bye bye. Njye banyita Ibel.